kuwa mbere ukwezi kwa mbere itariki 12/2026 uyu ni umunsi wa 12 w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Kubera ko wakoze imirimo ikomeye kandi myiza ishimwa, ntabwo ugipfuye, wongerewe iminsi yo kubaho. Amen. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 14 umurongo wa 45. Ariko abantu babwira Sawuli bati, mbese Yonatani yapfa kandi ari we wazaniye Israeli agakiza kangana gatyo? Biragatsindwa. Turayi Uwiteka Uhoraho ntiyazagira agasatsi na kamwe ko ku mutwe we gapfuka ngo kagwe hasi, kuko uyu munsi yakoranye n'Imana. Uko niko abantu bakije Yonatani ntiyapfa. Amen. Yonatani amaze gukora ibikomeye by'ubutwari, Yonatani amaze kuzana agakiza muri Israeli, amaze gukora imirimo ihambaye, Sawuli umwami ari wese arahira kumwica ngo amukureho. Ariko kubera imirimo myiza yari yakoze ikomeye kandi yashimwe n'abantu igashimwa n'Uwiteka, ubwo rupfu ntirwaje kuri Yonatani. Abantu baramukiza ntiyapfa. Niko nawe Uwiteka arebye imirimo yose myiza wakoze, icyo Satani yaragambiriye gukora kuri wewe kiratsinzwe mu izina rya Yesu. Amen.